bigaragaza ko tuzigaragara mu bwami bwo mu ijuru. Agomba kujyanura abakobwa bagenzi babo ubutumwa bwiza. Kandi Simiyoni nayo mwayibonye haruguru iri kuramutsa abizera. Nabo nabo bahereza amashyi ko munezezwa nabo. Utanezezwa n'ibigiri azanezezwa n'ibiki. Iyo ni Misemo Junior. Junior yageze hano imbere y'ukubasuhuza abagore. Baje bayobowe na Mugabo. Barakuwe Imana. Akarasisi ni keza avuga ubutumwa kandi akarasisi kagaragaza intambuko ya kibyeyi tugomba kugaragara mu ngo zacu, kwita ku bana bacu, ku batware, ku babafite. Ibi byose ni Misemo y'Itorero y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Intambuko nziza twegerana. Mw'ijuru bizaba biteye ubwuzu cyane. Misemo Misemo y'abamaze kubaka urugo. Misemo Junior. Amaboko hejuru cyane. Tuzajyana ubutumwa bwiza. Tubwiriza abantu bose duhereye mu ngo zacu, abatwara abana n'abaturanyi. Okay, Imana ni nziza. Tugiye kumva rero ikivugo. Burya tugomba kugira ibyivugo twivuga twamamaza inkuru nziza ya Yesu. Ubwo ni muri urwo rwego tugiye guhera kuri Misemo Junior cyangwa se abakobwa n'abasore. Attention, indimi zose turazikoresha. Tugiye kuvuga rero ikivugo cyacu mu mpagarike yacu twese, tukivuga tunezerewe nta bwoba ntaki. Okay, attention, Misemo Junior. Impagarike yawe, ubwenge bwawe bishyire mu biganza byaguhanze, uzaba igiti cyiza kigaba amashami. Twagiye rero ni ukuvuga ngo hano tugiye kuvuga noneho aho ndaje nderekera barajya baravuga mwerekeye iyo narebye. Tugiye kubanza kutara bya busanganya ndaramudende. Okay, attention, Misemo Senior. Mutarebye ino nababwiye ngo murebe aho ndareba niho turahera. Attention, Misemo Senior. Ikivugo cyacu